Amazing World, ikiganiro gikorwa kuri The Mind Fest TV hamwe na Justin Mind. Menya ubuzima bwe. Buri gihe twumva aba bantu, ibyamamare, abanditse izina, abakoze kofi. Gusa ntitubasha gusobanukirwa uburyo n'ibyamamare biba byarabayemo. Bamwe muri twe twibaza uburyo ibyamamare biba byarabayeho. Niba byarabaye mu buzima n'abandi bantu bacamo, nicyo abantu benshi ku isi bibaza. Kurikira The Mind Fest TV umenye byinshi hamwe na Justin Mind. Akenshi iyo twumva ibyamamare twibaza uburyo bituranye n'abaturanyi, uburyo basangira, uburyo babana, uburyo baganiramo, uburyo baganira n'imiryango yabo, abana babo, abapapa ndetse n'abagore niba bafite. Ibi byamamare biba ari abantu bazwi cyane, bazwi n'abantu nyamwinshi. Rubanda nyamwinshi benshi baba bazi cyane kuko baba baranditse izina ahantu hose bazwi, haba ku mbuga nkoranyambaga, twavuga Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram ndetse na za YouTube zose na za Spotify. Aba baba baranditseho izina kuva kera kugeza n'igihe bakirimo. Iyo tubabonye twumva yuko baba babaye mu buzima butandukanye n'ubwo twe twabayemo, cyangwa se bakaba babaye mu buzima butandukanye n'ubwo twe tubamo. Si uko biri. Uyu munsi tugiye kuguha amateka y'icyamamare muzi gikomeye cyane n'ubuzima cyagiye gicamo. Ushobora kumubona none ukagira ngo yaciye mu buzima bwiza, gusa avuka mu buzima bwiza, avuka asanga byarakozwe. Nyamara nawe hari ibibazo yaranyuzemo kugira ngo agere ahari. Ariyo mpamvu nawe usabwa gukora cyane kugira ngo uzagere aho wifuza mu gihe kizaza. Abazagukomokaho nabo bazagira aho bagera heza. Icyo duharanira ni ugupfa dusize, aho gupfa ntacyo dusize. Iki nicyo cyigisha abantu batandukanye ku isi yose dutuyemo. Iyo ubaye mpfe mbijyane, nta mibukiro ugira ku isi. Iherezo ryawe rirangira gutyo kuko wapfuye ntacyo usize bazakwibukiraho. Uyu munsi wo tugiye kukubwira ku cyamamare cyitwa Itayiwacu Bruce. Uyu muzi ku izina rya Bruce Melody. Abenshi iyo mumubonye mugira ngo nawe ntabwo yaciye muri starago nk'izo twe ducamo, kubera uburyo afitemo umufana, uburyo akora ibikorwa bye, uburyo abantu benshi bamuzi ku isi ya rurema. Amazina y'ababyeyi ni Itayiwacu Bruce, aribwo yaje gukora izina yitwa Bruce Melody. Bruce Melody ni umwanditsi, umuhanzi, umuririmbyi w'umunyarwanda. Uyu muhanzi akaba ari umuhanzi wavukiye ahantu hitwa i Kanombe. Ababyeyi be ise yitwa Giovanni Ntibihangana, mama akitwa Varine Muteteri. Nk'uko twabivuze hejuru, Bruce Melody yavutse 1992. Birumvikana ko bamaze kujya imyaka 30. Uyu muhanzi ni umuhanzi tutatinya kuvuga ko akunzwe mu minsi kandi azwi na buri umwe. Bruce Melody ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4. Amashuri abanza yayigiye kuri Camp Kanombe, birumvikana ni iwabo. Yaje gukomereza amashuri yisumbuye n'ubundi yiga ahitwa Efotege Kanombe, naho ni hafi mu rugo. Nibyabaye amahire ko ayisumbuye yakomereza Kanombe ariho yarangiriza, byaje gukomereza yuko ajya kuyiga i Rwamagana. Iki kigo cyitwa Islamique Rwamagana. Aha niho Bruce Melody yasoreje amashuri ye ya segonderi. Reka dukomeze dugusobanura uburyo Bruce Melody yinjiye mu muziki akiri muto. Bruce Melody yatangiye aririmba muri korali mu rusengero. Wakwibaza uburyo ataririmbye indirimbo z'Imana nk'Abayisiraheli mbonye ndetse n'abandi, agahitamo kuririmba injyana ya secular music. Bruce Melody yasengeraga mu rusengero rw'abarokore. Ikindi kandi yari ari no muri korali. Yari no muhimbyi akiri muto kuko yahimbaga indirimbo akazizana mu rusengero. Barangiza nibatuma zitera ngo yumvikane ijwi rye rigaragare. Ari nacyo uyu musore cyatumye ahindura, akabivamo akava mu bintu byo gusenga cyane, ava mu bintu bya korali, nawe atangira yikorera indirimbo ze ku giti cye. Icyamubabaje cyane ni uburyo yahangaga indirimbo, yarangiza abandi bari kumwe muri korali bakaba aribo bazitera. Bikamubabaza cyane, bigatuma yumva yuko nawe nta gaciro bamuhereza muri korali. Nk'umuhimbyi, umuhanzi,
uba warahanze indirimbo ariyo bakayidirectinze cyangwa akayiyobora akabwira uburyo agomba kuyiririmbamo, we bikarangira nta kintu bamuhaye, nta n'agace bamuhaye ngo aririmbemo, ijwi rye ntiryumvikane. Muri make Bruce Melody ijwi rye ryabaga riri hasi, bamuhaga ijwi ryo hasi rya base kandi atayikunda, ari nacyo cyatumye ava mu bintu bya korali. Gusa ntabwo yavuye mu rusengero, ariko yiyemeje ko korali ayivuyemo akajya gusenga nk'abandi bisanzwe. Kubera akababaro yatewe, Bruce Melody 2006 yiyemeje kwikorera indirimbo ya Secular Music. 2006 nibwo yashyira indirimbo ye producer Jackson. Uyu Jackson yari umuproducer ukomeye, yari mukuru wa Nasoni. Jackson iyi ndirimbo ya Bruce Melody yaramunaniye. Bruce Melody yemeza kwiha muri umuntu wa Jackson Nasoni nawe indirimbo iramunanira. Birumvikana ko Bruce Melody ari sitaragwa ari guhura nazo. Ibi byatumye Bruce Melody amera nk'ucitse intege, abona ko bya bintu bizamugora atazabishobora. Ahangaha intekerezo zahise ziba nyinshi cyane, gutekereza nimba arabikomeza cyangwa akabivamo burundu. Kuva muri korali n'ibyo wakekaga ko ugiye gukora nabyo bikanga. Aha yumvise ataye umutwe, asa nk'uretse umuziki. Birumvikana ntiyari kubona uko awureka, kuko ikikurimo ntiwabona uko ukikuramo. Kubera uburyo umuziki iyo umuntu yakunze umugira addicted, nawe ntabwo yari kuwuvamo kandi yarawutangiye. Umuziki ni ikintu utangira ariko kukikuramo bikakurushya. Kukinjiramo biroroha ariko kukivamo bigakomera, bikagora abantu benshi cyane. Benshi batangira umuziki basa nkaho bari kwikinira, basa nkaho bagiye kwishimisha, ariko iyo amaze kuririmba indirimbo imwe bikora ihita imugira addicted, akajya ahora kuri mike. Ugasanga bamwe nta n'amafaranga baba bafite, ayabonye yose akajyana kuri mikoro kubera mikoro yamugize addicted. 2010 Bruce Melody yaje gusubira muri studio akora indirimbo yitwa Inkovu. Kubera yari ari ku ishuri, iyi ndirimbo ntabwo yabonye ukuntu yamamaza. 2011 Bruce Melody yasubiye muri studio akora indirimbo yitwa Ngiye Kubivuga. Iyi ndirimbo nayo ntiyabonye ukuntu yamamaza bitewe n'uko yari ari ku ishuri. Iki gihe ni nabwo Primus Guma Guma yatangiye, ariko Tom Close yagiye muri Primus Guma Guma Superstar, ari nawe wayitwaye wayegukanye. Bruce Melody iki gihe yari akiri ku ishuri atari yakora umuziki, agenda akora iyo indirimbo yari amaze gukora 2011 ubwo akoze iyo ngiyo Ngiye Kubivuga. Wibuke ko 2010 yari yakoze indirimbo yitwa Inkovu, 2011 akoze ingi yitwa Ngiye Kubivuga, ariko zose ntabwo zamamaraga ngo zijye ku rwego yifuza. Urwego yashakaga ntabwo izi ndirimbo zabashaga kurugeraho. Starago z'abahanzi Bruce Melody nawe yazikubwira kuko nawe yazinyuzemo. Nubwo umubona none ahangaha ari umuntu ukomeye, ariko nawe yaguha ubuhamya, akaguha ubuhamya bw'ukuntu umuziki ugora cyangwa akakubwira nimba waramworoheye. Bruce Melody ntabwo yacitse intege, yarakomeje arakora. Akimara kurangiza amashuri yasohoye indi ndirimbo yitwa Tubivemo. Iyi ndirimbo niyo yazamutse imugeza ku rwego yifuzaga, iramenyekana ahantu hose barayikina. Ari nabyo byamuhaye amahirwe yo kugeza muri Primus Guma Guma Superstar. Tukwibutsa ko Bruce Melody ari we muhanzi waje muri Primus Guma Guma Superstar afite indirimbo nkeya cyane. Uhera kuri iyi ndirimbo Tubivemo, izindi ndirimbo zose Bruce Melody yakoraga zahitaga zizamuka, yabaye nkaho iba fondasiyo yazo. Bruce Melody aho niho yatangiriye nawe abona yuko agiye gukora umuziki nk'ibintu biri professionel, abona ko bizakunda, kuko yari yaramaze kugirirwa amahirwe yo kujya muri Primus Guma Guma Superstar. Ari nabwo Bruce Melody yaje muri Primus Guma Guma inshuro nyinshi cyane kurusha abandi bahanzi bo mu Rwanda. Ikindi kandi yazaga ku mwanya wa kabiri akenshi, atarayitwara yazaga kuri kabiri kenshi cyane. Iyo atazaga kuri kabiri yazaga kuri gatatu. Bisobanuye ko Bruce Melody yari yifitemo impano, ariko nawe nubwo kuzamuka byamusitaragurinze, ariko yari yifitemo impano yo kuzamuka yo gukora umuziki. Kugira ngo umuntu aze ku mwanya wa kabiri nta ndirimbo zifatika afite indirimbo ze 2 cyangwa se 3, izindi ari featuring yagiye aririmbana n'abandi.
biba ari ibintu umuntu atakwiyumvisha. Hari abandi bahanzi bafite za alubumu bakaza inyuma ye. Aha nta ruswa yazagamo, wenda ngo umuntu avuge ngo batangaga ruswa. 2017 nibwo Bruce Melody yahiswemo nk'umuhanzi ugomba kwitabira akajya muri Coke Studio akajya guhura n'abandi bahanzi batandukanye ku isi hose, kuko hajemo n'abantu bakomeye ba Jason Derulo. Iri rushanwa rya Coke Studio ni irushanwa ribera muri Kenya, aho rihuza abantu batandukanye ku mubumbe w'isi. Ikindi kandi ibi bitaramo byahuzaga abahanzi b'abahanga ku isi hose. Bisobanuye ko Bruce Melody ari we muhanzi waserukiye u Rwanda bwa mbere muri Coke Studio, ari we muhanzi wari ufite icyerekezo, wiyumvamwe, ufite impano. Abahanzi nyarwanda niwe muhanzi bahisemo. Ibi byahaye Bruce Melody amahirwe yo kuririmba kuri stage imwe na Jason Derulo. Abantu mutajya mukurikira, muzajye kuri Coke Studio murebe 2017, muzasanga poste zabo harimo poste ya Bruce Melody ari kuririmbana na Jason Derulo kuri stage imwe, ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bo muri Afurika ndetse no hanze yayo. Byonyine aya mahirwe yo kuririmbana na Jason Derulo kuri stage byeretse Bruce Melody ko hari ikindi cyerekezo kiri imbere. Bruce Melody aho arakomeza akorana ingufu, akora umuziki yikoresheje. Mu bihembo bimwe bitandukanye Bruce Melody yagiye atwara. 2014 Bruce Melody yatwaye ibihembo bya Celebrity Award nk'umuhanzi mwiza wa R&B. 2017 indirimbo ye Turaberanye yabaye indirimbo y'umwaka, imuhisha gutwara igikombe cya Hip People. Iki gikombe cya Hip People ni Bruce Melody wagitwaye 2017. 2018 Bruce Melody kubera yakoraga cyane yabaye umuhanzi mwiza, bimuhisha gutwara igikombe cya Primus Guma Guma Superstar. Nk'umuhanzi ufite icyerekezo, ukora neza, uzi icyo ashaka, ukunze umuziki, ukunda ibyo akora. Yatwaye Primus Guma Guma Superstar 2018, ari nawe yasorejeho. 2019 Bruce Melody yabaye umuhanzi mwiza uririmba injyana ya R&B, bimuhisha gutwara igikombe cya Celebrity Award, nasi igikombe gitegurwa mu Rwanda cyitwa Celebrity Award. Si icyo gusa, 2019 yarongeye atwara igikombe cy'umuhanzi mwiza w'umugabo, icyo cyamuhishiye gutwara Celebrity Award. Birumvikana ko 2019 Bruce Melody yatwaye ibikombe bigiye bitandukanye. 2019 nanone indirimbo yitwa Broka yitwaye igikombe cy'indirimbo ifite video nziza, bimuhisha gutwara igikombe cya Hip People. 2020 indirimbo yitwa Samuel yabaye indirimbo ya mbere mu gihugu y'umwaka, bimuhisha gutwara igikombe cya Kiss Summer. Indirimbo ya Samuel nubwo yabaye indirimbo ya mbere y'umwaka, nayo yabaye umuhanzi mwiza w'umwaka, bimuhisha gutwara ikindi gikombe cya kabiri cyitwa Kiss Summer. Birumvikana ko 2020 yatwaye ibikombe bibiri. Iki ndirimbo ni icye we ubwe bwite. Iki gikombe cy'indirimbo nziza y'umwaka, igikombe cy'umuhanzi mwiza w'umwaka. Byumvikana ko indirimbo yatwaye igikombe, nawe atwara igikombe. Nubwo byose byajyanwe na Bruce Melody, ariko indirimbo kimwe n'indirimbo yagitwaye, ikindi nawe aragitwara, kuba ari umuhanzi mwiza wari uzi icyo ashaka mu muziki. Birumvikana ko yatwaye ibikombe 2020. Bruce Melody akaba ari gukora ibitangaza mu gihugu cy'u Rwanda. Tugereranyije n'abandi bagiye batwara Goma Goma, twavuga ko Bruce Melody ari we muntu ushoboye uri gukora ibintu bigiye bitandukanye. Strago yagiye acamo yabaye nk'uzirengagije, ashyira amaboko ye mu muziki. Ikintu cye cyose icyo abaharanira no gukora umuziki nyawo, umuziki wa wundi wa business, akora nka business atari gukora yishimisha. Ikindi Bruce Melody akunda umuziki kurusha ibindi byose, kuko amafaranga yabonye arongera akayashora mu muziki. Nitwatinya kuvuga yuko Bruce Melody ari uhedinze abandi bahanzi mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu kugaragara, mu kwigaragaza, mu kuririmba, mu gukora ibikorwa byo kwagura umuziki nyarwanda. Turebeye no ku bandi batwaye Primus Guma Guma, Bruce Melody niwe ubahedinze, niwe ubayoboye bose. Bamwe barabihagaritse, abandi babikora gake gake, ariko Bruce Melody ntabwo ahagarika gukora umuziki. Ubu ngubu Bruce Melody ari kuhatanira kwagura umuziki nyarwanda, awurenza imbibi za Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Hari abahanzi bagiye bakomeye bagiye bakorana indirimbo na Bruce Melody benshi cyane batandukanye mugiye muzi, harimo ba Shiba,
ba Harmonize ndetse na Inosbi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ikindi ari gutegura indirimbo n'abandi bahanzi bagiye bakomeye bo ku mugabane wa Afurika. Yari The Manifest TV NHIG Charles Mandi. Murakoze. Amazing World, ikiganiro gikorwa kuri The Manifest